oya mwana wanjye ntabwo yahindutse umura tuzamusengera kandi azahinduka karibu papa pe karibu umugabo mwiza sema papa kuri guhutira mama cyane muco ariko papa Keti wahinduwe n'iki nahinduwe nuko nibeshye hasi nta kintu kimbabaza nko mu myaka tumaranye ubona arakwibeshye kugenda cyane kundana nemere sibwo rukundo ufite ntagarana ufite asane ndataga kunte mba umubwire nzongera kumva mu cyumba wirizwarizwa vuga ngo Yesu 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 zakubaza nimba Yesu ari we mwashakanye cyangwa arakurongoye asane ikindi cya kabiri yajya nk'umubwire ngo guhera n'umuntu atani musa ntuzongeye kuntekereza uzajya mbona ntashye kuko hano ni iwanjye nta biryo byawe nkeneye nta mazi yawe nkeneye uzajya umbarira kugeza asane Yesu nagucumuyeho iki kuki nkora ibyiza bibi bikantanga imbere ariko akazi kaha ntikajya karangira ubundi se ndakorera iki n'ubundi kako abaye kose bahita bankata agira agapfu gatoya bakahita bankata ariko ndaje nzivumbura nigendeye niyo yayo kandekera aho ngaho njye kureba nabuje n'umuturanga njye guhaha Mabuja, ndashaka amafaranga kujya guhaha ko pose ko yaje arasubira mu kazi atariye. Nose ubu ntiyongera akankata. Njya mu kazi. Ese ko warakaye yongera gukubise? Njye ibibazo byanjye. Zina nk'ibya Yesu ntagira umurushinga umunyacyubahiro naho yakirusha abandi Mama Fisi wanjye Yesu ashimwe muntu wanjye. Haleluya. Amina. Twagize ibihe byiza shaho. Karibu. Oh, murakoze cyane. Se wiriwe neza? Uwiteka yabikoze umwami Yesu. Ashimwe haleluya. Gushimiye hakurya ngo mvuze Yesu. Mufi. Muntu wanjye, umunsi twagize ibihe byiza. Twaririmbye indirimbo ukunda nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora. Ntukikunda? Adewe. Ahubwo mama fi ndagira ngo ungirire vuba hanyuma umushumba yambwiye kwigisha bizera bashya. Ugende umushumba.
ariko ndakubaza ibyo ngibyo uwo mushumba wanyu ibyo akora byose hari nubwo n'umunsi umwe yari yagira ati ndajyana mu rugo ariko njyana icyo urashaka kujya uvuga ku maturo none kuri ayo maturo bira ni by'abatambyi ni by'abashumba twebwe dufite ingororano zacu mu ijuru Yesu yigeze abwira abigishwa arababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere aravuga ngo mu rugo rwa data hariyo amazu menshi kandi meza ngiye kubategura hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo ariko abana uno Yesu ubu Yesu rero yarakubwira ngo ntube wagenda ngo ucakayoge ngo ugire icyo ukora mu rugo ngo uri kwa Yesu wirirwa ugenda hari icyo wabuze isukari Yesu iyo duhinze arabyeza Yesu ni utanga imigisha no kuri kw'Imana nibyo ariko uno Yesu nuhaguruke ngo uvanga ugende ugiye kugira icyo ukora ngo Yesu azabiba ugamije ndeke umurimo w'Imana ndeke gusenga ariko ugere igihe uvuga uti reka ngiye guca akayogi ariko akayogi n'umurimo w'Imana kuwa mbere tugomba kureba abarwayi kuwa kabiri hanyuma tugasengera abantu kandi tukajya no kubwiriza abantu mu ngo ya maze iminsi nkora akazi cyane kandi akazi nkora ndabona kangora ariko ntacyo nibwo ndimo nkora akazi kagoye cyane ariko ni ngombwa ko ngomba gufata n'igihe cyo gusura inshuti zanjye ndetse n'abo twabanye tuba dukumburanye ngomba kujya gusura umusaza witwa Rugenera twarabanye cyane kandi igihe kirekire n'umuryango we twarabanye kaze ndewe ni umuhungu wanjye se umuhungu wanjye araharugura Chris Yes daddy ngwino hano nuko rero ugahora ugendagenda no Yesu yigeze abwira abigishwa be abajyanye mu butayu hanyuma abwira yajyanye Petero Yakobo na Yohana hanyuma barangije bamaze kugera mu butayu barasenga babona Mose na Eliya Petero na Yakobo na Yohana icyo gihe bameze neza bari mu gusenga ngo babona Petero yawe tata we kuwa mbere ukagenda kuwa kabiri ukagenda ukabiyogiyo gusa ntugire umwanya uha urugo rwawe ngo wagiye kwa Yesu wabuze iki uzi noneho ibindi ubu ngewe nigire mutima twanjye mfite imyumbati yanjye iri hariya ngomba kwanika mba nahinze kandi ntabwo ushaka kumfasha guhinga maze wowe na Yakobo wawe uzagende mweze mugende mujye guhinga bijo Yesu we nzakugira mu butayu kandi uzakizwa pe uzahinduka twaherukanaga mu gitondo cya kare ngiye ku kazi mvuye ku kazi ngeze aha ngaha nawe sinakubona urase ko telefone yanjye iri aha ngaha narindi aha ngaha ko ngiye mu gakari gatoya ariko nabona njyanye ese nanabyibuka kuko kare ugeze kuvuga ngo ufite ikibazo cy'umuriro nkeka ko ariko bimeze hanyuma nabonaga ageze mu kanya ko kuruhuka ariko ntarashaka kujya gusura inshuti yacu umusaza witwa Rugenera si umuzi umusaza witwa Rugenera kuko inshuti zawe zose nazimenya ni umusaza w'inshuti y'umuryango muherutse kuza hamwe twagabiranye inka twagabiranye tujye tugabirana cyane tugasengererana tukanywa tugasangira byose